Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mwese abankurikiranye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17. Ndaza gusoma imirongo 8 ibanza. Bibiliya iravuze ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, "Nige Mana ishobora byose. Ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane." Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, "Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'Ikanani cyose, kuba gakondo y'iteka ryose, gakondo y'iteka. Nanjye nzaba Imana yabo, Imana yacu ishimwe cyane." Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga z'Imana zibasha ibyo tudashobora, imbaraga zidakumirwa, imbaraga zidahagarikwa, imbaraga zidashira, imbaraga zikomeye. Aya ni amagambo akomeye dusomye muri iki gitabo. Inkuru za Aburahamu, ngira ngo benshi basoma Bibiliya turazizi. Aburahamu Imana imuhamagara mu gice cya 12 imukura muri Uri y'Abakaludaya. Yaramubwiye ngo, "Ngwino nkwereke igihugu nzakujyanamo, nzaguhindura ubwoko bukomeye." Aburahamu aremera, aragenda ajya mu gihugu atarazi, ariko kuko Imana yari yavuganye nawe, yubaha icyo Imana yavuze, ayizera atarayizi, kuko se ntiyayimutoje, umuryango we ntiwayimutoje, bene wabo ntibayimutoje, mu gihugu cye ntibayiramyaga, ariko Imana iramuhishurira, ubwenge bwe buramenya. Ndagusengera kugira ngo ijwi ry'Imana nirivugana nawe ubashe gutahura, umenye ko Imana ari yivuze. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu arahaguruka, agenda urugendo rurerure. Ntabwo ndi buvuge ku rugendo rwe cyane, ndimo ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana zitagira imbago, imbaraga z'Imana, icyo twita God's unlimited power, imbaraga z'Imana zidakumirwa, imbaraga z'Imana zidahagarikwa. Yurebye igice cya 15, Imana yaramusanze, yasanze Aburahamu, irangije iramuganiriza. Uwiteka Aburahamu aramubaza, abaza Imana, aramubwira ko unyita umuntu wiriwe, ko unyita umuntu ukomeye, kandi ibyo wambwiye byose ntabyo mbona, ngiye kuzapfa ndi inshike. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uyu munyadamasiko Eliyezeri ari uzaragwa ibyanjye. Uwiteka, Bibiliya iravuga ngo aramusohokana, arangije aramubwira ngo reba mu kirere, arangije ngo abona inyenyeri, aramubwira ngo zibare. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Mwene data
nshuti y'Imana urimo wumva rino jambo. Ijambo ry'Imana avuga ngo nta jambo na rimwe avuga ngo rihere. Yakobo we agiye kwandika aravuga ngo Imana nta n'agacu ko guhinduka igira. Icyo yavuze igikomeyeho, icyo yavuze ku buzima bwawe igikomeyeho. Aha rero muri iki gice cya 17 Abrahamu afite imyaka 99 ngo Uwiteka arongera aramusanga, arangije amubwira aya magambo twasomye akomeye, aramubwira ngo nige Imana ishobora byose. Nige Imana ishobora byose. Nige Imana ishobora byose. Ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza. Iri jambo Imana yamubwiye ngo nzakugwiza ryari ijambo ridashoboka, ariko ndashima Imana ijambo rye riravuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Paulo yandikira Abaroma mu gice cya 4 yaravuze ngo Abraham cyangwa Abraham nubwo umubiri wari umeze nk'upfuye, igice cya 4 uhere ku murongo wa 16 ukamanuka, ngo nubwo umubiri wari umeze nk'upfuye, Sara shaje ntabwo yigeze areka kwiringira Imana, ayiringira mu bidashoboka ushingiye ku bwenge bwa muntu. Yiringira Imana ibidashoboka kuko yari ashaje by'ukuri, ariko yiringira Imana, yiringira ijambo rye, amenya ko imbaraga z'Imana zishobora byose, amenya ko imbaraga z'Imana zibasha guhindura ibintu, amenya ko imbaraga z'Imana zibasha kumurema zikamusubiza ubusore ari umusaza. Nanjye ndimo ndagusengera ngo imbaraga z'Imana zimanuke mu buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zimanuke mu buzima bwawe. Uyu munsi nicyo nshaka kubabwira. Imbaraga z'Imana zimanuke mu buzima bwawe. Ibyo ubona bisa n'ibiheze reka bitangire, ibyo ubona bisa n'ibipfuye reka bizuke, ibyo ubona bisa n'ibyanyazwe reka bigaruke. Ubuzima ubona burimo bugucika, abaganga bakubwira ngo birarangiye, ndagira ngo nkubwire hari imbaraga z'Imana zasubiza ibintu mu buryo. Hari imbaraga z'Imana zasubiza ibintu mu buryo. Mwibuke hari haciyemo ibice bibiri gusa. Icya 15 cy'iki gitabo Imana yari imaze kumusanga, iramubwira ngo Abrahamu, Abrahamu, witinya ningenga bigukingira, uzagororerwa ingorane ikomeye. Ngo Abrahamu aramubaza ati mwami Uwiteka uzangororera iki? Ngenda ndinshike. Eliyezeri wavukiye muri urugo uyu munyadamasiko ni uzanzungura. Nta mwana wamaye, warambwiye ngo uzanyororotsa, warambwiye ngo uzankomeza, warambwiye ngo uzangira ubwoko bukomeye, ariko dore ngiye gupfa. Ese mwene data nshuti yanjye ufite isezerano ry'Imana? Imana yavuganye nawe, cyangwa tureke n'ibyo Imana yavuganye nawe? Hari icyo washatse, urakoresha imbaraga n'ubwenge ariko birakunanira. Wakoresheje, washatse amafaranga ariko ntuyageraho. Uharanira kuba umugabo w'icyubahiro ariko ibintu biragenda byanga. Umva nkubwire, hari imbaraga z'Imana zikora ibyo twananiwe. Hari imbaraga z'Imana zikora ibyo twananiwe. Hari imbaraga z'Imana zihindura ibyoroshye zikabikomeza. Hari n'imbaraga z'Imana zifata ibikomeye zikabigira ibyoroshye. Hari icyo ubona imbere yawe gikomeye, hari icyo ubona imbere yawe gihambaye, hari icyo ubona imbere yawe kikuzitiye, hari ibihome ubona byakubujije kujya imbere, hari imisozi ubona yakubujije kujya imbere, hari abanzi bakwitambitse, hari abantu bagutsikamiye. Reka nkubwire, hari imbaraga z'Imana zihangamura ibyananiranye. Ndimo ndagusengera ngo imbaraga z'Imana zimanuke mu buzima bwawe.
zigushoboze ibyo wananiwe gushobora, zikugeze aho wananiwe kugera, ziguha izina. Imana yacu ishimwe cyane. Ahangaha igihe cyari kigeze, Imana ihindura amazina ya Abrahamu. Umutwe w'iki gice aravuga ngo Imana ihindura amazina ihindura amazina ya Abrahamu na Sarayi. Aha naje kwibaza ikibazo gikomeye cyane. Ndavuga ni ese urabizi ko hari amazina dufite ari ku buzima bwacu aturondora ameze nk'agena icyerekezo cyacu? Amazina dufite ari determininga our destiny. Hari abantu bafite amazina bahawe mu kirere cy'umwuka, bitwa ko batazakira, bitwa ko batazubahwa, agahora agenda igisuzuguro kimuriho, agahora agenda ubukene bumunukaho, agahora agenda ari uhorana ibyago, agahora agenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Agahora agenda ariko ubuzima bwe nta cyerekezo bufite. Hari umugabo ubasha kuguha icyerekezo, hari umugabo ubasha guhindura izina ryawe, hari umugabo ubasha kuguha amahirwe. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo ubasha kuguha amahirwe, akagusiga amavuta y'amahirwe, akagusiga amavuta y'igikundiro, akagusiga amavuta ya productive. Akagusiga amavuta y'icyubahiro. Abrahamu yaburaga ikintu kimwe, umugabo uza guhindura direction ye. Ni ukuvuga Abrahamu byari bifite ibindi bisobanuye. Yari muri position itamwemerera kwinjira mu mugisha, yari muri position itamwemerera gusingira. Imana irazira mubwira ngo hari aho bipfira. Uhereye uyu munsi ntabwo ukitwa Abrahamu, ahubwo uritwa Abrahamu. Umugore wawe ntabwo akitwa Sarayi, ahubwo aritwa Sara. Arangije arababwira, nubwo umubiri wawe umeze nk'upfuye, nubwo umubiri wawe umeze nk'upfuye, nubwo umubiri wawe umeze nk'upfuye, Sara akaba ashaje ariko maze guhindura icyerekezo. Iki cyerekezo ngushyizemo ntabwo dusaza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo dusaza. Umva rino jambo. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riri muri Yesaya 40 umurongo wa 29. Umva kuntu havuga ngo niyo iyi ntege abarambiwe kandi utibashishije imwongeramwe imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana imusubiza ahantu yongera kumva ari umunyembaraga. Imana igusubize mu bihe by'imbaraga, Imana igusubize mu bihe by'umugisha, Imana igusubize mu bihe by'ubutsinzi, Imana igusubize mu bihe byo kongera kugira ibyo ushaka kugeraho ukabigeraho mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye igihe kimaze warafeirinze, ntacyo bitwaye igihe kimaze ntacyo urabona, ntacyo bitwaye igihe kishize ntacyo urasingira, ntacyo bitwaye igihe gishize na uguha agaciro. Hari imbaraga z'Imana ndimo natura ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana ndimo natura mu mibereho yawe, hari imbaraga z'Imana zigusingirize. Iki kintu bita kubyara bivuga umugisha,
gukura, bivuga kwaguka, bivuga guhabwa icyubahiro, bivuga guhabwa agaciro. Mu izina rya Yesu, agaciro watakaje ndagatangaza ngo kagaruke, umugisha watakaje ndatangaza ngo ugaruke. Birashoboka ko haciye kinini, ariko Imana yakuremera umunsi umwe ikakwibagiza amateka. Uwiteka Nyiringabo akwibagize amateka n'agahinda umaranye igihe, aguhe icyo umutima wawe umaze igihe wifuza. Imana yacu ishimwe cyane. Uwiteka aguhe icyo umutima wawe umaze igihe wifuza. Imana iramubwira ngo ndasezerana isezerano rishya nawe, ngo ntuzitwe ukunda Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Akiri Aburahamu nibyo yari afite amasezerano, ariko isezerano ryaburaga aho ripfumurira. Hari ikintu tujya tuvuga tukabwira abantu ngo abantu bakeneye deliverance, abantu bakeneye kubohoka. Benshi ntibabyemere, abandi ntibabyumve. Yewe hari n'abaguye habi babibakorera nabi, kuko babikorerewe n'abatabizi cyangwa n'abatabifite, kuko nta waguha icyo adafite, nta wakubohora boshye, nta wagusengera atisengera cyangwa atarabohowe. Abraham ahangaha yakiriye icyo bita total deliverance total. Arayakira, amaze kuyakira ibintu birahinduka. Ahari ubusaza hasubira imbaraga, ahari ugucura umugore yongera kugera mu bihe byo gusama, asubira mu mihango, asubira mu bihe bye by'ubukumi. Arangije icyo gihe Abrahamu atera inda Sara. Umugisha uraza. Reka nkubwire inshuti yanjye, izina ufite rikugendaho ntabwo ndizi, izina wakuye iwanyu, izina wahawe n'iwanyu. Ndimo ndagusengera ngo Uwiteka Nyiringabo aguhe izina rishya. Imana iguhe izina rishya. Izina ry'iwanyu ni karande, ni ya karande wo ni ya mico iva ku migenzo n'imihango by'iwanyu, bigenda ku buzima bwawe. Ibyo bikuzitira, ibyo bagenderagamo, ibyo bakoreragamo, Imana baramije. Mwibuke kwatera no muri Uri y'Abakarudaya baramyaga ibigirwamana. Ibi byose byari ibintu bigenda ku buzima bwa Abrahamu. Imana iramuhindura, imwambura izina ry'iwabo, imwambura imico y'iwabo, icagagura ingoyi z'iwabo. Irangije iramubwira ngo uhereye uyu munsi agaciro kawe karagarutse. Uwiteka Nyiringabo akugarurira agaciro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zitagira imbago, imbaraga z'Imana zitagira imbago. Reka nkubwire mwene data, Imana igiye kukuzuza imbaraga. Imana igiye kukuzuza imbaraga nshya, igiye kugusukaho umwuka mushya, igiye kuguhindura. Ibihe bishya bize mu buzima bwawe, ibihe byo guhemburwa, ibihe Imana igiye gusukaho imbaraga. Ibihe by'ubukene bikurweho, Imana igiye kugusukaho imbaraga. Ibihe byo kubura, byo gukena, ibihe byo kutaguka bikurweho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe urangiza ubukene bwacu bwose. Paulo yandikira Abaefeso yaravuze ngo abasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza. Imana igiye kuguha amaso mashya. Abrahamu ntago yabonaga ibishoboka, yaramaze kwiheba. Ugeze aho wihebye, Imana iguha amaso areba amasezerano. Niyo mpamvu yamusohoye, aramubwira ngo raramurebe, amwereka inyenyeri, aramubwira ngo ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Wicika intege, hari aho waragize ucitse intege. Imana nize iguhanda maso areba hirya y'ibibazo, areba hirya yo gukena, areba hirya yo gutukwa, areba hirya yo gusuzugurwa, areba hirya y'ibihombo. Warahombye, wacuruzaga, nawe uri umucuruzi wubashwe, ariko ibintu byaranze. Warize uraminuza, ariko nta uguhamagara. Ndagira ngo nkubwire, imbaraga z'Imana zijya zisenya ibihome. Ibyo bihome wananiwe, byubatswe na Satani. Uwiteka Nyiringabo abigusenyere, winjire. Soreze muri Zaburi 135 umurongo wa 6. Zaburi 135 umurongo wa 6. Nindangiza nsenge.
Zaburi 135 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo icyo Uwiteka ashaka cyose ajya gikorera mu ijuru no mu isi, mu nyanja n'imuhengeri. Icyo Uwiteka ashaka, hari icyo Uwiteka ashaka ku buzima bwawe, nuko ubuzima bwawe bugira icyerekezo, nuko ubuzima bwawe bugira agaciro. Reka gikore. Abo badayimoni bakwitambitse, abarozi bakwitambitse, ibyo bibazo byakwitambitse bikurweho mu izina rya Yesu. Umva rero ibintu ugomba kumenya, umva ibintu ugomba kumenya mwene data nshuti y'Imana. Ibintu ugomba kumenya, ibintu ugomba kumenya nuko umenya ko Imana ishobora byose. Bimenye, ubyizere, Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Nurangiza kubyizera, witegure kumvira no kubaha icyo Imana ikubwiye. Abrahamu yubashye Imana, yumvira Imana, Imana nayo isohoza ibye. Ikindi ugomba kumenya, ugomba kuba umuntu w'ibitambo, umuntu w'amasengesho, umuntu utambira Imana, uzi guha Imana ibye, uzi guha Imana icyubahiro cyayo, uzi guha Imana amaturo, uzi guha Imana ibitambo. Umuntu utamba, Imana yaduhamagaye nk'abatambyi bakugicaniro cy'Imana, uzane w'ibitambo. Reka nkubwire nshuti y'Imana, buri mwami wese akunda amaturo, buri mwami wese akunda kuramwa, buri mwami wese akunda guhabwa icyubahiro, buri mwami wese akunda gusingizwa. Singiza Imana yawe, tambira Imana yawe ibitambo. Uhorana ibyiringiro. Soje nkubwira ngo Uwiteka guhindurira izina, Uwiteka aza gukorera ibyakunaniye, Uwiteka aza gukurireho iyo misozi, Uwiteka aze ahindura ibihe byawe mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndatangaza guhindurirwa ibihe n'amateka kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Umaze igihe bye byaranze, umaze igihe ubuzima bwe bwaranze, nta cyerekezo, yararwanye n'imbaraga ze biranga, ariko tuzi twebwe ko ibyacu bidakoreka gutyo gusa, ahubwo ari imbaraga z'Umwuka Wera. Ntabwo ari imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, ntabwo ari ubushobozi bwacu, ntabwo ari imiryango yacu, ni imbaraga zawe zimanuka ku buzima bwacu zikadushoboza ibyo tudashobora. Reka zimanuke mu buzima bw'uyu muntu, reka zimanuke muri uyu muryango, reka zimanuke muri uru rushako, reka zimanuke muri aba bana be, reka zimanuke mu kazi ke, reka iyi bizinesi zuke mu izina rya Yesu Kristo. Muhindurira izina, izina ry'umwaku, izina ry'ubukene, izina ry'igisuzuguriro risenye. Mu izina mwami ry'umunyamugisha, izina ry'umutsinzi, izina ry'ibitekerezo bishya mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga. Ikuzo nishimwe n'ibyawe none n'iteka ryose. Niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha.